hari ukuntu umuntu urumva wapfakaye kare nta rugamba wigeze uhura narwo ruturutse aho washakiye. Ubwo rero urumva ngiye kumara imyaka 3 kuko mu minsi iri imbere gato 3 irabishize. Urumva ngiye kumara imyaka 3 ndi muri ubu buzima bwanjye nyine, ariko ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'Imana. Amen. Kandi irabikora buri munsi. Hanyuma umutware wawe akimara kuva mu buzima, reka nkubwire, uri muto cyane pe, ku buryo umuntu utivuze ntabwo umuntu yapfa kuhita abyumva. Ntabwo wahuye n'ingamba zitoroshye z'abandi bagabo ku ruhande, ubwo nshatse kuvuga ngo kubera icyo wahisemo gukomeza ubuzima bwa wenyine. Iyo myaka ni imyaka nk'itatu westinye? 3 igiye gushirira hafi, iraburaho mike. Imyaka 3 yose wita ku rugo, hahira abana, ugira ute, abana bakeneye kwambara ngo base neza, nawe ugomba kwambara ngo use neza kugira ngo abandi bari impande zawe batagira kugira Satani atakunyuzamo nyinshi akaguteza. Urakoze. Ubigenza ute, ukora iki? Igihe nyine kikagera Imana ikaguhamagara. Hari abo tubona Imana ihamagara ari bato, hari abo tubona ihamagara ari abadamu cyangwa ari abagabo bakuze, abandi ari abakecuru, biterwa nyine n'ikintu Imana yakugeneye. We rero urumva niba uri kundeba ukabona ntamenya niba ndi umudamu cyangwa ndi umukobwa, urumva ko nawe yari akiri muto. Ubwo rero urumva ko Imana nyine yaramuhamagaye, gusa nyine agenda hakiri kare. Ariko ku kintu njya nkunda kuvuga, buriya wagira ibibazo abantu bakagufasha, ubuzima ubwo ari bwo bwose wabuvamo, ariko ku kintu cyitwa urupfu ni umwanzuro Imana ifata. Watanga ibyo ufite byose kugira ngo ugure ubuzima, ariko uyu mwuka iyo ushize nta kindi. Yararwaye? Oya, ntago yarwaye. Oya, ikintu musubiza, buri ngiye abana banjye nkunda kubabwira ko umuntu ujya mu ijuru nyine ni umuntu ukora ibintu byiza, kandi barabizi pe. Papa wabo yarabakundaga, yari umugabo ukunda umuryango we, yari umugabo ugira umutima mwiza. Ndabasuhuje cyane. Nitwa Didas. Imbere yanjye kamenetse kuvuga niba ari umugore cyangwa ari umukobwa, gusa asa neza. Murakoze. Gusa asa neza, ni mwiza. Amen. Icyubahiro kibi kibi. Amen. Yego, uratwibwira njyewe n'abadukurikiye. Yego, murakoze. Amazina yanjye nitwa Mukeshimana Marie Jeanne. Mukanya uravuze ngo ntabwo ubizi niba ndi umugore cyangwa ndi umukobwa. Ndi umumama w'abana 3. Nkaba ndi umupfakazi, papa wabo yitabye Imana. Nkaba ndikorera abana njyenyine. Numvishemo ibintu 3 bikomeye. Witiranwa na mama. Amen. Ufite akazi gakomeye uri gukora, inshingano zikomeye uri gukora, kandi ntekereza ko ari neza. Ikindi ndaza kukikubwira turi gusoza. Yego. Hanyuma uvuze uti nitwa Mukeshimana Jeanne. Na Dark yari iriho? Oya, ni Marie Jeanne. Yes. Wakwivuga gute kujya umuntu akumva? Uri muntu ki, wavukiye he, gutyo kujya umuntu akumva? Yego. Navukiye mu rugo ni mu karere ka Kicukiro, Igikondo, ariko ntuye i Musanze. Ubu niho mbaye ndi muri no minsi. Ubwo bikaduhita twirukanka. Wavukiye Kicukiro, wisanga i Musanze. Wisanze i Musanze gute? Nisanze i Musanze, ubundi bajya bakunda kuvuga ngo nta mukobwa ugira iwabo. Buriya iwabo w'umukobwa naho yashatse. Naje rero inaha nkurikiye umutware wanjye, yakoraga inaha muri Musanze i Busogo. Ni gutyo nisanze i Musanze. Avuye muri ubu buzima rero urumva ni muri miliye nari imenyereye, ari ahantu nzi. Buriya ahantu uzi kuhashakira ubuzima biroroha, kuharerera abana. Ubwo rero urumva ko Musanze naranayikunze cyane, ni na heza. Ni heza.
haba ikirere cyiza. uti nabanye n'umugabo wanjye i Busogo yego atarava mu buzima. yego umugabo wawe byagenze bite kugira ngo abe atakiriho? yego ko byagenze kugira ngo abe atakiriho. Ubundi umuntu muri uru rugendo rwo mu isi umuntu aravuka ugakura etape par etape ukagenda uzamuka, igihe nyine kikagera Imana ikaguhamagara. hari abo tubona Imana ihamagara ari bato, hari abo tubona ihamagara ari abadamu cyangwa ari abagabo bakuze, abandi ari abakecuru, biterwa nyine n'ikintu Imana yakugeneye. we rero urumva niba uri kundeba ukabona ntiwamenya niba ndi umudamu cyangwa ndi umukobwa, urumva ko nawe yari akiri muto. ubwo rero urumva ko Imana nyine yaramuhamagaye, gusa nyine agenda hakiri kare. ariko ku kintu njya nkunda kuvuga, buriya wagira ibibazo abantu bakagufasha, ubuzima ubwo ari bwo bwose wabuvamo, ariko ku kintu cyitwa urupfu ni umwanzuro Imana ifata. watanga ibyo ufite byose kugira ngo ugure ubuzima, ariko uyu mwuka iyo ushize nta kindi. yararwaye? oya ntabwo yarwaye, yakoze agisida, yarabyutse ajya muri misiyo bisanzwe mu kazi, akora agisida nyine ari mu muhanda. ni imodoka yageze kugwa muri base, sinzi niba iyo nkuru yiza, ariko nicyo gihe yari ayirimo, niwe yari umushoferi yari ayitwaye. rero urumva ngiye kumara imyaka 3, kuko mu minsi iri imbere gato 3 irabishize. urumva ngiye kumara imyaka 3 ndi muri ubu buzima bwanjye nyine, ariko ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'Imana. kandi irabikora buri munsi. hanyuma umutware wawe akimara kuva mu buzima, reka nkubwire, uri muto, uri muto cyane pe, ku buryo umuntu utivuze ntabwo umuntu yapfa kuhita abyumva. ntabwo wahuye n'ingamba zitoroshye z'abandi bagabo ku ruhande, ubwo nshatse kuvuga ngo kubera icyo wahisemo gukomeza ubuzima bwa wenyine? yego, impamvu nahisemo gukomeza ubuzima bwanjye nyine nuko nyine urumva ngomba kuba papa nkaba na mama. rero warumbaje ngo ntabwo nahuye n'abandi bagabo, yenda rimwe na rimwe bantereta cyangwa bambwira ngo barankunda, bagashyiramo n'imbaraga nyinshi. ndetse yego, abo umuntu ahura nabo mu buzima nyine, kuko urumva niyo uri umudamu ufite n'umugabo abantu babizi baranagutereta. noneho rero niba protection wari ufite nk'umugabo agiye, urumva nyine baragutereta ahubwo bagashyiramo imbaraga. ariko njye ikintu nabonye, ntabwo solution ari ukuvuga ngo ni abagabo, oya, ibi bintu ubibamo wowe, urabanza ukitekerezaho ukamenya ko ugiye kubaho mu mwanya wa babiri, ubeho uje uwa role ya papa, uje uwe role ya mama. rero rimwe na rimwe bigusaba gufata ingamba, bikagusaba kugira imirongo ntarengwa, bikagusaba nyine kumenya icyerekezo cy'ubuzima, ukamenya aho uvuye, ukamenya aho uri, ukamenya n'aho uri kujya, noneho ugafokasinga ku bana. iyo rimwe na rimwe rero ugiye kubivanga, ugatangira kumva ya majwi, ba bantu bakubwira turagukunda, ba bantu bagira gute, bakanashora amafaranga, birakuvanga mu mutwe. rimwe na rimwe ugasanga watandukiriye umurongo wawe, urimo ntabwo ukishyira imbaraga ku bana, utangiye kujya hariya, ugasanga nawe ubwawe nyine ntabwo ibyo uri mubizi. rero bisaba kwambara ekuteri, njye niko nabivuga, ibindi ntubyumve, wowe ukareba ukavuga ngo ngiye gushaka icyerekezo cyanjye n'abana. ariko ntabwo ibyo bintu wabyishoboza udasenze. gusenga ni kimwe, ariko ibi bintu kuko bisaba imbaraga. yego, sinzi niba utarasenze ngo Imana ikubwire ngo bimeze gutya, ariko ntabwo kuba umugabo yaza ari ikibazo. ni ikibazo? oya, biterwa n'ingamba umuntu wese yihaye, sibyo? hari umuntu ushobora gupfakara agahita yiromariya nyuma y'umwaka, nyuma y'amezi, mu myaka ingahe, no mu myaka 5, we biterwa na viziyo yawe. hari ushobora kuvuga ngo njye sinzongera gushaka bitewe n'intego yihaye, hari ushobora kuvuga ngo nzashaka bitewe. rimwe na rimwe rero umuntu agomba no kureka ubushake bw'Imana. ushobora kuvuga ngo ubuzima bwanjye mushyizeho akadomo,
kandi yenda imana hari ibyo integurira ariko nindeke gushaka kw'imana kuba ariko gukora sibyo no kwirwanirira no kugenda nkanjye ngo ngire reka nshyire imbaraga mu byo ndimo imana nibona ko ibyo bintu bikwiriye nabyo oya ntabwo ari ngombwa imana nibona ko ibyo bintu bikwiriye nabyo irabikora ariko ntekereza ko ugiye gukora ikintu uvuga ngo gutya na gutya oya wowe ujya mu byawe buriya tuba dufite ubuzima ducamo bwa buri munsi tuba dufite iby'imana yatugeneye ego etape par etape bya bintu byaba bizaba ntabwo umuntu aza ngo agufate gutya ngo tugende oya wowe urareba ukavuga uti se igihe cyanjye koko niba uri umuntu ushaka kuzongera gushaka ukavuga uti igihe cyanjye se kirageze ukabanza ugatekereza n'ibyo bintu ugiye gukora rimwe na rimwe ukanabiganiriza n'abana niba bamaze gukura bitewe wenda n'aho bageze ukumva nyine uko babyakira ukabaganiriza wenda ko mu buzima bwanyu hagiye kuzamo undi mupapa urwo ni urugero ndi gutanga sibyo ntabwo ndi kukubwira wenda ngo ni ibintu byanjye cyangwa iki ni urugero ndi kuguha yenda nk'ababyeyi turera abana twenyine noneho ugasanga abana rimwe na rimwe mu biganiriyeho niba babyakiriye niba bagize gute ukumva na komantere z'abana yego noneho ukareba wa muntu ukabona yenda muri ibitekerezo bye ese ni wa muntu uzagukundira abana ese ni wa muntu uzagufasha ubuzima mugakomezanya wabona rero ari umuntu ufite ibitekerezo byiza kandi unyuze umutima wawe mukabibwira ababyeyi mukabibwira imiryango ukaba wakongera ugashaka ariko nanone ibyo bintu ubona bitagize wakwirerera abana imana itanga umugisha imana ikunda imfubyi imana ikunda abapfakazi imana ni se w'imfubyi imana mbese ni byose buriya nigeze kuvuga ngo gusenga ntabwo ibyo bintu wabica mudasenga kuko uba uri umuntu rimwe na rimwe uhura n'ibibazo bikagushyira hasi ukumva ucitse intege urumva rero udasenga wagira ibibazo ukavuga uti ngize ibibazo ugahita uvuga uti reka ndebe inzira ya bugufi ariko iyo usenga urihangana ukavuga uti mana nzi ko hari ibyo wakoze wowe wakoze biriya byari bikomeye n'ibi ngibi uzabikora kandi ukagira umutima wo kunyurwa sibyo njya nkunda kuvuga ibi bintu hari abamama baba ari bakuru hari ababa bari munsi yanjye hari n'abo tungana ariko no mu buzima busanzwe iyo udafite umutima wo kunyurwa ugahora ureba ku ruhande ugashaka kubaho mu buzima butari ubwawe ugashaka kubaho wisumbukuruza ukumva nyine akantu kose kaje karagize n'iyo ufite umugabo wagenda kuko ukurikiye twa tundi adafitiye ubushobozi ariko iyo unyurwa uravuga uti mana uyu munsi iki cyo kurya wangeneye iri ni ryo funguro wangeneye ejo cyakora umutima wanjye urifuza iki ejo uzamena iki imana ikabikora kandi imana igakora kuko kunyurwa ni ibya mbere imana si umukene oya imana papa ni bosi big boss yes waratubwiye ko ufite abana bangahe ufite abana batatu umukuru afite imyaka ingahe umukuru yujuje 12 agiye kujya segonderi ko wumiwe ngo ajyate ntabwo bibaho 12 yego urumva icyo gihe papa we yitaba imana yari afite 9 yari agiye mu wa 4 primaire yego rero urumva umukurikiye afite 9 ubu ngubu yego bucura rero reka mvuge ngo bucura kuko niwe mbaye mfite ubu ngubu we yujuje 5 ahubwo ndi kumva abana bawe nabo bakora bakagutunga oya Yesu ari mu kazi nta kintu nashinja imana iyo myaka ni imyaka nk'itatu wesitinye itatu igiye gushirira hafi iraburaho mike iyo myaka 3 yose wita ku rugo hahira abana ugira ute abana bakeneye kwambara ngo base neza nawe ugomba kwambara ngo use neza kugira ngo abandi bari impande zawe batagira kugira satani atakunyuzamo nyinshi akaguteza urakoze ubigenza ute ukora iki tubwire tuvire muzi rero ikintu nkora urumva nyine natangiye nkubwira ngo ubaka akanya tuvugana ndi papa nkaba na mama ikintu nkora rero mu buzima busanzwe nyine ubuzima abana bafite papa babamo nibwo n'abanjye bagomba kubaho niba bashobora kurya nanjye abanjye bararya bakiga bakagira gute
rero ikintu nkora urumva nyine binsaba kugira management. Yego. Nkamenya ko niba hari nkareba nyine ikintu cy'ingenzi. Nkamenya ngo niba abana bagiye ku ishuri ndarwana n'iyo minervare. Nkamenya ngo ndabashakira ibikoresho, ndabagurira nyine inkweto bagenda ku ishuri basa neza. Nkamenya ngo imyenda yabo yenda yo kuzindukana ndabona ntayo, niyo gukorana ntayo. Urumva ntabwo wajya kugura ibyo kuzindukana n'ibyo gukorana ntabyo. Ndeba igikwiriye, sibyo? Yego. Umuntu areba igikwiriye ukareba nyine icy'ingenzi. Yego. Buhoro buhoro Imana ikagenda ibikora. Yego, ariko bigusaba gufata ingamba, ukagira ibyo wigomwa. Ndabyumva ko wigomwa, ariko ubushobozi buvahe? Ubushobozi buvahe? Oya, ubushobozi urakora, ndakora. Ukora iki? Ndakora. Imana yaciye inzira. Umutware wanjye icyo gihe ajya kwitaba Imana, nari maze iminsi mike nk'amezi 3 mbonye akazi, nkorera kampani iri prive. Nkora ibyo kujya kwiga hanze, gushakira abantu amaviza, scholarship. Ahubwo nawe niba umva kabisa utugane muri Sax Limited. Ni Sax Limited. Sax ivuga gutsinda. Study abroad. Okay. Hanyuma rero urugamba wigeze uhura narwo rutoroshye. Bavuga uti iyo umugabo wanjye abahari, uko byagenda kose ntabwo bijya bibura. Oya, ntabwo bijya bibura. Ni nkuru. Urugamba rero yenda ijambo ry'Imana rivuga ko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ucyambaye uyu mubiri ugihumeka uhora uhura n'urugamba buri munsi. Ariko nkanjye nyine urera abana ku nshingano za papa na mama, urumva ntabwo biba byoroshye. Urugamba mpura narwo rwa mbere nyine urumva ni ukuba ibibazo byose ari njye bireba. Kandi buriya ushobora kuvuga ngo famiye izamfasha ntigufashe, kuko nabo bafite ibindi byabo bibareba. Ushobora kuvuga yenda ngo aho nashatse bazamfasha, kandi yenda ugasanga nabo bafite ibindi byabo. Rero umuntu iyo ageze mu kibazo uba ugomba kugicamo nkawe, ugashaka uburyo uzagisohokamo hamwe n'Imana kugufasha. Ntabwo tuzabona Imana imanutse mu ijoro ngo tuyibone gutya amaso ku maso. Oya, Imana inyura muri wowe, Imana inyura muri njye, Imana inyura no muri mu wundi muntu, ariko nyine Imana iduha n'ubwenge. Yego. Rero umuntu ahura n'ibibazo, ugahura n'imbogamizi buri munsi, ariko njya nsenga nyine. Njya nsenga ngapfukama hasi, ngashyira ivi hasi, ngahamagara Imana nkayibwira ngo Mana, ijambo ryawe ritubwira ko uri papa w'imfubyi ukaba n'umugabo w'abapfakazi. Mana, mfite ibi bibazo ibi n'ibi bimeze gutya na gutya, ndakwinginze undengere. Ni ukuri ndi umugabo wo guhamya ko Imana igira neza. Yego, Imana ica inzira ikaguhera umugisha mu tuntu uri gukora. Niba ari ako kazi, ya mafaranga baguhemba ukamenya kuyakoresha neza, ukamenya kuvuga ngo turahembwe, genda sindishyura minervare z'abana, ukavuga uti ku ishuri ndaba ntanze igice, ejo cyangwa ejo bundi nzishyura ndi. Ukagenda nyine uko imbaraga zawe zingana, ukagenda wishyura buhoro buhoro, ukabona ibya minervare urabirangije. Ukamenya ngo ukwezi kurashira uhahe stoke. Rimwe na rimwe hari n'igihe uba unakodesha udafite n'ahawe uba, hari personeri. Ariko nyine bisaba wowe kubaho mu buzima bwawe. Urumva rero umuntu aba afite inshingano nyinshi, utabayeho nk'aho ubwawe ukajya kujagarara ngo urajya mu biki n'ibiki, urumva utumurongo. Urumva mu bana, abana bawe barakuze? Ntabwo barakura. Actually bari mu nzira. Bari mu nzira, ariko si abana nanone bo kutareba ngo bamenye. Ni ryari umwana wawe yigeze kubwira ikintu kumva kikujyanye kure? Yego, murakoze cyane. Ntabwo ibyo byabura nk'umubyeyi. Yenda urumva ibyo bibazo biba, abo babiri bakuru, mfite abahungu babiri mfite n'umukobwa umwe. Nk'abo bahungu urumva wowe imyaka 9
yari afite ubwenge, uwo w'imyaka 7 nawe yari afite ubwenge, nyine barabibonaga, bakaba bazi ngo dadi nyine yitabye Imana, arapfuye, agiye mu ijuru, bakaba bazi ko nyine atazongera kugaruka, cyane ko nyine mbabwira ko yagiye mu ijuru kandi nyine atazongera no kugaruka, kandi koko ntabwo azongera kugaruka. Ariko nk'uwo nguwo mutoya urumva we yari akiri muto, buri umwana uba ufite imyaka 2 ntabwo ibyo bintu aba azi ibyo ari byo. Yego, rero ikintu kintera shoke kenshi, urumva uwo mutoya ni umukobwa, rimwe na rimwe nyine ajya avuga utuntu kumva ashyizemo papa we, kumva arabizi ko dadi yagiye mu ijoro, ariko nyine hari igihe avuga utuntu akavuga ati papa iki, nyine ukumva we afite icyizere ko azagira gute, azagaruka. Rero urumva nk'ibyo bintu nk'umubyeyi birakubabaza, rimwe na rimwe ukavuga ngo Mana kuki koko, ukumva ukavuga Mana kubera iki, ariko nanone nta kundi, Imana nyine niko iba yarabishatse. umusubiza iki, ni iki uhita umubwira yumvisha yavuze ibintu nk'ibyo? Oya, ikintu umusubiza, buri ngiye abana banjye nkunda kubabwira ko umuntu ujya mu ijoro nyine ni umuntu ukora ibintu byiza, kandi barabizi pe, papa wabo yarabakundaga, yari umugabo ukunda umuryango we, yari umugabo ugira umutima mwiza, yari umuntu mwiza. Mbabwira nyine ko twese tugomba gukora neza kugira ngo tuzasange dadi mu ijoro. Urumva nyine urabahumuriza, urangiye abana banjye ukuntu nteye ngiye muri ngewe, ndi wa muntu nkunda kugira morali. Oya, ntabwo njya niheba ngo ngaragaze umubabaro mu maso yanjye, ntabwo bijya bimbaho. Rero nkunda, kubera ko abana banjye batajya bambonana agahinda nubwo naba ngafite, mfite uburyo nicara nyine nkabwira Imana nti Mana, mu mutima wanjye ndumva meze gutya na gutya, ntabwo nishimye, ibyambabaje ni ibi, bimeze gutya nyine, Imana ikanduhura umutima. Rero kuko abana banjye bahora babona mfite image nziza, ndaseka, ibyo bansabye nubwo byose ntabibona, ariko nkagenda ngerageza, bakabona yenda ntabwo barabirukanira minerivare ngo abandi bakore ibizame cyangwa iki bari mu rugo, bakabona nyine ndarwana buri munsi, ndagerageza nk'umubyeyi. Urumva baba bambona bakumva ko nubwo dada adahari ariko mama arahari. Rero niyo byanyobera nirinda kwereka abana ko mfite ikibazo gikomeye. Rero ibyo bintu birabamotiva, bigatuma nabo bahora bishimye. Usanga rimwe na rimwe ngize nk'akabazo nkanarwara, baba bavuga ati Mana dukirize mama, mbese bambona nk'intwari yabo. hari ukuntu umuntu urumva wapfakaye kare, nta rugamba wigeze uhura narwo ruturutse aho washakiye? Aho nashakiye, oya, burangiye nshima Imana. Imana ni umukozi w'umuhanga, mfite famiye nashatsemo, ndanabasuhuje, kandi Imana ibahe n'umugisha. Aho nashatse ni abantu beza 100%. Mfite mabukwe n'ubu baracyahari, ni inshuti yanjye, ni umubyeyi wanjye, njya nkunda kuvuga ngo ni inkoramutima yanjye, kuko ni umuntu nisanzuraho, ni umuntu uba umfitiye imbabazi, ni umuntu mbese yamfashe nk'umwana we nkinjira muri uwo muryango. Mfite na data bukwe, nawe ni umupapa mwiza, ni imfura, ni abantu beza, nabaramu banjye, nabaramukazi banjye, nta kibazo nigeze ngira mu muryango. Kugira abantu nk'abo ngabo byakongeye iki cyangwa n'iki byaguteyemo kuranga? Yego, ikintu byamfashije, urumva ntago hari abo njya numva nyine ngo ugire ibibazo cyangwa wenda rimwe na rimwe kwinjira no mu muryango batagukunda cyangwa nawe utabakunda, ugasanga winjiranye n'urugamba. Rero njyewe ikintu byamfashije, urumva nagiyemo mu muryango bankunda, tubana neza, umutware wanjye agihari, n'ubu ngubu turacyabana neza. Rero urumva kuba nzi ko mabukwe niba mfite ikibazo nshobora kumurira nk'umubyeyi wanjye, mama wanjye wa kabiri, urumva nyine mba numva ko ntari njyenyine. Niba data bukwe ashobora kumbwira ati mwana wanjye, nk'ubu pe turavugana, n'ubu umuhamagaye arambwira ati uraho neza kibondo. Urumva rero niba mfite umuntu unyita ikibondo, urumva ko nta kibazo, ntago bimpa nyine avantage, nkumva ko ngomba gufata abana neza, kandi n'umuryango nari narashatsemo nabo nyine nkumva ni amaboko yanjye, ni umugisha kuri njye. Hari ibintu birinda kubaza, isomo wabikuyemo? Isomo nabikuyemo, urupfu rw'uwo mwashakanye
bwakwigishije iki hanyuma ubuzima bwo kubaho nk'umupfakazi bwakwigishije iki? Yego murakoze. Isomo nabikuyemo buriya ntago biba byoroshye. Urumva iyo uri kumwe n'umugabo wowe nk'abagore kenshi twebwe ugira ikibazo nyine niyo waba uzi ko umugabo wawe mu ikofi ye nta n'igiceri cy'ijana kirimo, ariko njya nkunda kuvuga ngo abagabo bahagarara Imana ku isi, sibyo? Kuko Imana niba yaravuze ngo umugabo ni umutware w'urugo, umugore akaba ari umutima w'urugo, urumva nyine umutwe w'urugo ni ikintu gikomeye. Rero akenshi umuntu iyo afite umugabo ntabwo yenda navuga ngo umufata nk'ikigirwamana ngo umusimbuze Imana, kereka yenda nk'umuntu biterwa, sibyo? Ariko ngenzi ko mbere na mbere Imana ibindi bigakurikira. Rero iyo ufite umugabo uba wumva ko n'ikibazo uri bugire uri bumubwire, wambwira uti sheri mu rugo bimeze gutya, rimwe na rimwe nawe ababibona, noneho uba wumva ko nubwo ubizi ko nta n'igiceri cy'ijana afite mu mufuka ariko ari bukubitirize nk'umugabo akabona igisubizo bitavuze ko wowe uri bugenda ukamera gutya, ariko uba wumva ko ntabwo uri wenyine, ufite umuntu mufatanyije ubuzima, ufite umuntu nyine uguhangayikiye, nawe ugasigara uvuga uti ubuse biragenda gute ngo kino kibazo gikemuke. Urumva rero icyo gihe uba ukubita ijosi ukabona umuntu urigarura, sibyo? Rero urumva biba ari umugisha, ntabwo uba uri wenyine, ntabwo uba uhangayikishijwe n'urugo wenyine, uba ufite umuntu muganira, aba ari inshuti yawe, aba ari umuntu mufatanya ubuzima buri munsi. Urumva rero ibyo byo biba ari umugisha. Ntabwo navuga ngo ntabwo nabyicuza kuko ntabwo nari mfite urugo rubi, njye nari mfite umugabo dukundana, yagiraga umutima mwiza, n'abantu benshi barabizi. Hari n'abantu nyine n'ubu uyu munsi iyo duhuye bawumva bagifite bavuga bati ariko se koko, ukumva nyine baracyafite ikibazo. Urumva ko yari umuntu mwiza. Rero urumva narababaye. Ni ukuvuga ngo isomo wakuyemo ni ukubabara. Isomo nakuyemo naratakaje nyine, narababaye, narakomeretse, natakaje amaboko, natakaje inshuti yanjye, natakaje umuntu nakundaga. Urumva nyine mfite ikintu gikomeye natakaje. Hanyuma ubupfakazi bwo bwakwigishije shamana. Ubupfakazi rero ni ikintu kibishye. N'ubu tuvugana ni ukuri n'iryo jambo mba numva ribishye. Ubupfakazi ni ikintu gikomeye, ni ikintu kibishye, ni ikintu kibi. Ubutangiye njya nkunda kubwira abantu ni nk'inkweto zindi Imana ibikwambitse. Urumva uba wari ufite famiye, wari ufite umugabo, rimwe na rimwe Imana yarabahaye umugisha, mwarabyaye. Rero inkingi y'urugo cyangwa umuntu ukomeye nyine akagenda, ashaka kugenda ari umugore, ashaka kugenda ari umugabo, njye kurumva hagiye papa w'abana. Rero ninjira mu rugamba rukomeye rw'ubupfakazi. Hahandi umuntu wese akureba akagusomamo ibyo yishakiye, buri wese akagufataho ijambo, uba winjiye mu bintu bikomeye. Biba ari ibintu bikomeye. Buriya gupfakara no gutandukana n'umugabo ni ibintu bitandukanye. Iyo utandukanye n'umugabo aba ahari, abana baramureba, rimwe na rimwe yenda namwe mukicara mugahura, hari ibyo muhuriraho by'abana, nubwo buri wese yaba yarakomeje ubuzima bwe, yenda umwe akongera agashaka cyangwa undi agashaka cyangwa ntanashake, ariko urumva aba agihari. Rero iyo hajemo gupfakara bivuga ngo wa muntu aba yarapfuye, uba utazongera kumubona, abana bamukubaza buri munsi, uhura na situwasiyo nyinshi nyine zikubaza ngo zikwibutsa wa muntu wawe. Urumva rero ni ikintu kibi, ni ikintu gikomeye, ni ikintu kiba kibishye, ni urugamba rutoroshye, ni urugamba rusaba umuntu ugiyemo. Burangiye ntekereza ko Imana ni umubyeyi, kandi ijambo ryayo ritubwira ko nta kigeragezo yaduha nyine irabanza igapima umutima wawe, ikareba, niko ngiye ntekereza mu bumana bwayo, ikareba ikavuga ngo uyu mwana wanjye ngiye kumukorera iki kintu, ese koko azagishobora? Ikareba yenda mu itangiriro cya kintu nikikugeraho, ikareba uburyo uzarwana nacyo mu buzima busanzwe, ikareba na finali yuko cya kintu kizarangira. Yamara kubona ko cya kintu yenda uzagishobora,
irakirekura kikaza. Kuko ntekereza ko yenda reka dufate nk'urugero rw'ijerekani. Niba ufite imbaraga zishobora kwikorera ijerekani, Imana nyine urayikorera. Ariko niba ntabwo wafata nk'umwana muto wakwikorera akabido ka litiro 5 cyangwa 2 ngo uvuge ngo akira wikorera ino jerekani, ntabwo byashoboka. Yego, Imana rero irapima ikareba nyine icyo kintu ko uburyo uzacyakira, uburyo uzagicamo iki, kuko ari ibyo igenda itanga nyine ibigeragezo bitandukanye. Iyo ubabaye, ubwo ndi kugana ku musozi kugira ngo nshunganwe na ya minota twavuganye. Iyo ubabaye kuko urumva wanyuze mu bihe byinshi bishobora kukubabariza umutima, n'iki kikugarura mu ibyiringiro? Iki kikugaruramo ibyiringiro? Yego, iyo mbabaye, ikintu kingaruramo ibyiringiro gituma nanakora cyane, bigatuma nyine ntanadeviya ngo ndebe ku ruhande, ni abana. Yego, abana, kuko numva ko nubwo yagiye, nubwo adahari, ariko amaraso yarahari, abana be barahari. We ntabwo ndi kumubona gutya nyine, ariko ndamubona mu bundi buryo. Urumva rero abana ni umugisha, abana baranezeza. Umwana iyo akwise mama, umwana iyo uzi ko ufite inshingano, uri bumushyire umugati, uri bumugurire inkweto, nyine hari ibyo umugomba, wumva nyine ko utari kuvunikira ubusa. Wumva wishimye, wumva unezerewe, wumva nyine ko ufite igituma ugomba kuva mu rugo ukajya gushakisha, wumva ufite impamvu nyinshi, ukarara utaryamye bo bakaryama, ukabatekerereza. Yego, ikinezeza rero kurusha ibindi ni uko yansigiye abana. Ubu nkaba ndi mama w'abahungu n'abakobwa. Yes, hanyuma hano tugira impamba. Dutanga impamba kuko YouTube channel yacu yitwa Impamba Nyayo. Duha abantu impamba ibafasha kubaho neza, cyane cyane mentality. Impamba wagenera abantu badukurikiye ni iyihe? Murakoze cyane. Uyu munsi impamba nagenera abantu badukurikiye, urumva nyine ubu ngende gutanga ubuhamya bw'ibyo ndimo ndacamo nk'umuntu uri kurera abana njyenyine. Umuntu ashobora kuba ari kurera abana wenyine, yenda yatandukanye n'umugabo, cyangwa wenda nawe yarapfakaye nkanjye. Impamba rero naho aba bantu ni ukumenya neza inshingano zawe, ukamenya neza uwo uriwe, ukamenya ibyo uri gushaka, sibyo? Kuko bino kwigomwa, ukumva niba yenda ubonye abandi n'abamama yenda bari kujya mu bintu runaka, hari ibintu byinshi byateye by'amagroupe bisaba ngo umuntu aparticipe, wowe ukamenya ngo ese ibi bintu koko birakwiriye. Rimwe na rimwe ukanareba ko ibyo ugiyemo bigufitiye umumaro, ukareba ko ibyo ugiyemo bigufitiye umumaro, ukareba ko ibyo ugiyemo bifitiye umumaro urugo rwawe, ukareba ko ibyo ugiyemo, se niba ngiye muri iki kintu, ni urugero wenda ngiye nko gutwerera umuntu, ntabwo wajya gutwerera umuntu nta muceri w'abana ufite, kuko urumva rimwe na rimwe ushaka kuvuga uti ubukwe nibuba nta mutwerereye nzajya kumusura nyuma, sibyo? Mushyire yenda aka kantu nako azaba gakeneye, nakureba ntabwo azakubureminga ngo nta kana kantwerereye, ahubwo wowe wakoze igikwiriye, washyize imbaraga zawe aho zari zikwiriye. Rero rimwe na rimwe impamba ngiye nahereza abantu ni uko wakwirinda ibigare, bitavuze ngo uzabaho wenyine nkawe ubwawe, ariko ukirinda nyine ibigare. Rimwe na rimwe ibigare biradushuka, ukabaho nkawe, ukagira nyine imishinga yawe ukora, ugaharanira kuva kuri rimwe ukajya kuri 2, ukagenda etape par etape, ukirinda nyine kureba iby'abandi. Hari igihe ubona umuntu afite iterambere kandi ntabwo uzi ikintu kiri kumusunika, yenda we ikintu kiri kumusunika kirakomeye, sibyo? Wowe ugashaka kugenda nkawe. Rimwe na rimwe rero urumva ni hahandi usimbuka ama esikariye, tuvuge wari uri kuri 1 cyangwa 2, urashaka kugera kuri 5 cyangwa 6, kubera ko utaciye kuri 3, 4, 5, urumva hari aho bizagera ukamanuka, sibyo? Ariko iyo wanyuze mu kintu ukakivunikira, ukamenya ngo gutya na gutya, ukamenya ngo ibi bintu bimeze gutya,
ubicamo wemye, ubicamo umeze neza, ariko urufatiro rwa byose ni ugusenga. Pawulo we yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Nawe nta kintu wakwishoboza atari Imana, nta kintu wakwishoboza utinginze Imana, kuko burarega n'Imana iratubwira ngo ufite iki ngo mperewe, sibyo? Burangiye nkunda kuvuga Yesu Kristo ajya gutuburira ari amafi n'imigati, ntago yarananiwe no gutubura amabuye, sibyo? Ariko yari kubiremeraho ngaho, yari kubiremeraho kuko afite ubwo bushobozi. Ariko yabajije intumwa ze ngo dufite imigati ingahe, dufite amafi angahe? Rimwe na rimwe rero bidusaba nyine guhaguruka tugashakisha. Njya mbwira Imana ngo Mana, mu ntege zanjye icyo nsabwa ni ugutera intambwe imwe. Niba ari ukujya mu kazi nateye ya ntambwe, umugisha wawe numbeho. Niba ari ugukora iki kintu, Mana nateye intambwe, umugisha wawe numbeho. Rero mwa bantu mwe mutera intambwe, ubuzima ntabwo bworoshye, uko bucya n'uko bwira ibintu biragenda birushaho guhinduka. Ego iyi si turimo nsigaye mbona ari abantu bafite imitima ikomeye, abantu bafite imitima yoroshye ntabwo byoroshye. Wakoze cyane. Abadukurikiye rero mwumvise ko buriya guhatana atubwiye ko ibanga ni uguhatana, ugakora cyane, ugashakisha iterambere, ugaharanira kuva kuri rimwe ujya kuri kabiri, ukava kuri kabiri ujya kuri gatatu, gutyo. Ndumva iyo mpamba uko biri kose irasobanutse. Niba uri umukirina haranira gutera imbere, uve ku bukirina ujye ku niba uri umwarimu haranira kuba diregiteri, niba uri umunyonzi haranira kujya kuri moto cyane. Ndumva icyo kintu ni impamvu ikomeye cyane, abantu bayikurikije bagera kuri uko byagenda kose. Hari n'akandi kantu wavuze uti kwiyubaha. Icyo kintu nacyo mugomba kukimenya mukagiharanira, kuko ni ibanga rikomeye cyane abantu bahishwe kandi ryakwiye kubageza kuri success. Kwiyubaha, buriya ibintu byose umuntu yakora udafite disipurine, udafite uburere, ushobora kuba uri umuhanga urenze disipurine, egari zeru. Kuko ku kazi baravuga bati ninde wakoze iki, ni wowe, ejo cyangwa ejo bundi ka kazi kawe ntukamareho igihe. Ariko iyo ufite disipurine ibintu byose ubicamo neza, iyo wiyubaha, iyo witwara neza. Nkanjye pe, yenda nta muhanga w'uru rugendo, kuko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko ndashima Imana mu myaka maze ntari kumwe na papa w'abana nta buhamya bubi mfite. Si uko ntari umuntu, si uko ntafite ibinkurura, si uko ntagira imbaraga nkeya, ariko nyine rimwe na rimwe umuntu aba agomba no kurinda ubuhamya bwe, ukareba icyubahiro cyawe, ukareba nyine abana, ese ibintu ndi gukora bifitiye isomo abana arihe, ukareba nyine ni uruhe rugero rwiza uri gutanga. Ugasanga niba yenda aho utuye muri karitsiye ntabwo bakuzi nk'umuntu ugira amanyanga cyangwa iki, rimwe na rimwe ngo ube ufite ubuhamya bubi, ugasanga nyine inshuti zawe iki. Rimwe na rimwe tujye tumenya n'inshuti tugendana nazo, tumenye inshuti tugendana nazo, kuko kera niga segonderi twajyaga tuvuga ngo wishinga ikigare kikarangirira muri gare. Kuko ujye nyine muba muri ikigare muri igishene, ariko nk'iyo mugeze ahantu mutandukanira muri gare, hari uba ajya i Kigali, hari uba ajya i Rubavu, hari uba ujya ahandi hatandukanye, urumva buri wese yinjira mu modoka ye mugatandukana. Rero iyo mutandukanye utangira gutekereza bwa buzima bwawe. Niba uri umunyeshuri utekereza ubuzima bw'iwanyu. Niba rero ngiye mu bigare ndi umumama, turajya hahandi twenjoyinge turya ubuzima, ariko mu kanya nintega ndi kujya nyine mu cyerekezo cy'aho njya, mpita ntangira kwibuka bya bibazo byanjye. Rimwe na rimwe rero ugasanga nishinze ba bantu tutameze kimwe, ugasanga rero rimwe na rimwe bigushyize muri risike. Urashaka kubaho nka kanaka, urashaka kwambara nka kanaka, urashaka kwitwara uko bidakwiriye, rimwe na rimwe bigashyira n'ubuzima bwawe mu kaga pe. Reka twige kubaho, ubeho nkawe ubwawe, bitavuze yenda ngo uzima cyangwa wifungirana ahantu runaka, ariko wowe ni wicara ukisobanukirwa. Kuko rimwe na rimwe ngiye ikintu nabonye,
bijya bikunda kumbaho, sinzi niba nawe cyangwa n'abandi bibabaho. Ngewe njya nicara nkiganiriza nkavuga umutima wanjye nyine ukanganiriza, buriya nshobora kwicara umutima wanjye ntabwo nawubeshya, sibyo? Umutima ukambwira uti rero bimeze gutya na gutya, nkinyuramo nyine nkiganiriza. Hari ukuntu wiganiriza ukajya unisubiza, ukavuga uti ndi mu nzira nziza, umutima ukakujajinga, umutima ukakubwira uti iyo uri mu nzira nziza biba ari kuraje. Ariko hari n'igihe umutima ukujajinga ukavuga uti oya bimeze gutya, aha n'aha mba mbona ushaka kudeviya n'iki, ukiganiriza ukajya wisubiza, ukibaza, ukagira gute. Ibyo biba ari ukwitekerezaho, hahandi bitakubuza kujya muri sosiyete yenda ngo ukabana n'abandi n'icyo. Ariko rimwe na rimwe iyo ubanye n'abantu wowe wiyizi, uzi neza uwo uri we, utavuga ngo inshuti zanjye zikora ibi nanjye reka ngendere mu kigare. Rimwe na rimwe niyo banabikora wowe ukabereka nyine ko ibyo bintu utabirimo, ushobora no kuberera imbuto nziza, ugasanga nyine baragize nyine muri ubu buzima, bashobora gusoromaho bagahinduka. Ni hafi aho. Turi ku musozo w'ikiganiro cyacu rero, hari ubundi butumwa wifuza gutanga kugira ngo dusoze? Ubutumwa nifuza gutanga, ndabwira nyine abapfakazi bagenzi banjye, abantu barera abana bonyine, ndababwira ngo kuraje, bihangane. Imana yacu ni Imana ikorana nyuma ya zeru, ni Imana igiha intege abarambiwe, ni Imana ijya itabara umuntu uyihamagaye, nubwo rimwe na rimwe ubushake bwayo busharira. Ntago uko dusenze buri munsi cyangwa icyo usabye ugihabwa, kuko ntekereza ko niba njyewe ndi umubyeyi, umwana wanjye icyo ansabye cyose simite nkimuha, si uko mba mwanzi. Rimwe na rimwe mba ndindiriye kureba se ko uyu mwana iki kintu ansabye aragikwiriye, nkabanza nkanareba iki kintu ansabye se kiri ku rwego rwe, nkabanza nkareba n'imbaraga afite n'iki. Rero bivuga ngo Imana nayo ni umubyeyi, Imana irumva. Hari igihe dusaba tukabona ntabwo turi gusubizwa nk'uko bikwiriye, rimwe na rimwe tukivovota, tukitotomba, tukumva nyine ko Imana yaturetse n'iki. Ariko ntabwo Imana iba yaraturetse, ahubwo Imana ibigira ngo tugende tugwiza imbaraga, ugende ukura mu buryo bw'umwuka, ugende nyine utera intambwe. Imana nyine ni umubyeyi. Nababwira ngo bashake ibyo bakora, niba yenda ufite utuntu ucuruza ushyiremo imbaraga, niba ufite ako kazi ka buri munsi ushyiremo imbaraga, uharanire kuva kuri rimwe ujye kuri kabiri, uharanire nyine kwaguka nyine na bwa bushobozi ubonye umenye n'ukuntu ubufata ububyaza umusaruro. Ugenda utekereza ibintu byinshi, ubundi basenge, bizere Imana. Buri munsi uko umuntu agihumeka, igishoro cya mbere ni ubuzima. Igishoro cya mbere ni ubuzima. Mwakoze kubana natwe rero, nari ndi kumwe n'umuvandimwe wabaganirije kandi yatuganirije neza cyane ukurikije ibyo yavuze. Jeanne, wakoze cyane. Murakoze namwe. Mwakoze cyane namwe kubana natwe, mugire ibihe byiza.